twogeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ngaha kuri buri munsi kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 26 Kamena 2024. Ng'amasomo agiye kuduhuza n'Imana maze tumererwe neza. Isomo ryamenye mu gitabo cya Yobu, umutwe wa 38, umurongo wa mbere wa 8 kugeza kwa 11. Uhoraho asubiriza Yobu mu nkubi y'umuyaga agira ati: ninde wafatishije inyanja inkombe ebyiri igihe yapfupfunukaga mu nda y'isi, maze nkayisesuraho ibicu, nkayikindikiza ibihu bibuditse, nayishingiye urubibi, nyitangiriza inkombe n'ibigomezo, ndavuga nti uzagarukira hano, ntuzaharenga. Aha niho ingufu z'imivumba yawe zizacogorera. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 107. Nidushimire Uhoraho kubera impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu. Nibashimire rero Uhoraho impuhwe ze, nibature ibitambo byo kumusingiza, abo ngabo biboneye ibikorwa by'Uhoraho n'ibitangaza agaragariza mu ngeri y'inyanja. Yavuze rimwe maze habyuka umuyaga w'inkubi, ututumisha ibitunda mu nyanja. Nuko bakajya mu birere, hanyuma bagacubira ikuzimu, ubuhanga bari basanganywe bukayoyoka. Nuko batakambira Uhoraho mu mage barimo, nawe abakiza imibabaro yabo. Wa muyaga w'inkubi awugaruramo ituze, ibitunda by'inyanja birahwama. Nuko bishimira ko ituze rigarutse, maze Uhoraho abajyana mu mwaro bashakaga. Nibashimire rero Uhoraho impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu. Nidushimire Uhoraho impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu. Isomo rya kabiri ni ryo mu wa kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 5 umurongo wa 14 kugeza kwa 17. Bavandimwe, urukundo rwa Kristo ruraduhibikanya iyo tuzirikanye ukuntu umwe yapfiriye bose, bikaba rero ko bose bapfuye, kandi koko yapfiriye bose kugira ngo abariho bataberaho ubwabo, ahubwo babereho uwapfiriye kandi akazukira kubakiza. Nicyo gituma kuva ubu nta muntu n'umwe tukimenya ku buryo busanzwe, ndetse na Kristo niba twarigeze kumumenya ku buryo bw'abantu, ubu ntitukimumenya dutyo. Bityo umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya. Ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose bihindutse bishya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 4 umurongo wa 35 kugeza kwa 41. Muri icyo gihe Yesu yari yiriwe yigisha imbaga y'abantu, avugira mu migani. Umugoroba ukubye abwira abigishwa bati: twambuke dufate hakurya. Nuko basiga rubanda aho, bamujyana muri bwa bwato yahozemo, andi mato aramukurikira. Nibwo haje umuhengeri mwinshi, maze imivumba irenga ubwato, butangira gusendera. Yesu yari kwirango asinziriye ku musego. Bamukangura bamubwira bati: mwigisha, ntacyo bigutwaye ko tujye gushira? Nuko arakanguka, akangaranya umuyaga, abwira inyanja ati: ceceka, tuza. Nuko umuyaga urahosha, maze ituze riba ryose. Hanyuma arababwira ati: icyabateye ubwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati: uyu yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga n'inyanja? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uyu yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga n'inyanja? Uwo ni Yesu Kristo. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Mbifurije amahoro. Amahoro aganze iwanyu, amahoro aganze aho mukora, amahoro aganze aho mukura umugati wa buri munsi, amahoro aganze mu mitima yanyu. Tubone Imana, tuyereke abandi buri munsi, kuko nyine tuzaba tubana n'Imana mu mahoro. Umunsi umwe ngo umwana yabajije mwarimu ati: ariko mwarimu, kuki mpora numva buri gihe indamukanyo yawe yitwa ngo amahoro? Buri gihe uri kudusuhuza uravuga uti amahoro, wajya kudusezera ukavuga uti amahoro. Igihe cyose nkumva uri kuvuga ngo amahoro amahoro amahoro, ubundi amahoro ni iki ko ntajya mbyumva?
nuko mwarimu aramubwira ati kugira ngo wumve amahoro ufata amazi y'amarike ugashyiramo ikiganza, ngaho mbwira ukuntu wakumva bimeze. Umwana aramubwira ati reka da sinanabitinyuka nahita nshya. Nuko mwarimu aramubwira ati rero kugira ngo cya kiganza wagishyire muri ya mazi bizagusaba kureka ya mazi y'amarike akabanza agahora. Ubwo rero namara guhora nibwo ushobora gushyiramo ikiganza ubundi ntikigire icyo kiba, ubundi ukamererwa neza. Ngiryo ijambo amahoro. Ngaho amahoro mwana wanjye, uko utashobora gushyira ikiganza mu mazi y'amarike, niko umuntu udafite amahoro ataba atuje, aba ari mu ntambara, aba ari gushya. Ubundi ijambo amahoro riva ku nshinga guhora. Rero kugira ngo amahoro ahinde ni uguha igihe, kureka amazi y'amarike ukayareka igihe kirekire kugira ngo abanze atuze. Iyo amaze gutuza rero nibwo ushobora kuyashyiramo ikiganza cyawe. Nawe umuntu udafite amahoro arasakuza, induru, umwiryane, intambara. Guhora. Niyo mpamvu nawe niba umaze kumva ijambo amahoro, amasomo yacu duteguriye aradufasha kubaho mu mahoro. Araza kugufasha kuzirikana icyaguhesha amahoro. Aragufasha kugira ngo uzirikane intambara ziri kubera hano ku isi, maze nawe uhorane n'Imana. Ngiyi ngingo remezo tugiye kuzirikana igira iti tuza maze uturane n'Imana. Numara gutuza uzatura aheza, ubundi uturane n'Imana. Tuza uturane n'Imana. Aya masomo yose ngo twazirikanye arimo imiraba, imivumba, imiyaga, inyanja n'ibindi byinshi cyane bishobora kugutera ubwoba. Nyagasani nawe uyu munsi arakubwira ati tuza. Niba turi kumwe ntacyo uzaba. Umuntu wese uri kumwe n'Imana ntacyo aba. Tuza uturane n'Imana. Twumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cya Yobu, igitabo kigizwe n'ibice 8, twasomewe igice cya 7 Yobu agana ku musozo. Iki gice cya 7 cyitwa igisubizo cy'Uhoraho. Nyuma y'uko Yobu ahuye n'imiyaga, nyuma y'uko Yobu ahuye n'ibibazo byinshi cyane, rimwe na rimwe akabura igisubizo, ingorane, ibyago, akibaza uko azabikenza, inshuti ze zikamuvaho, ibintu n'abantu bikamushiraho. Yobu yakomeje kwibaza, rimwe na rimwe agashidikanya ati koko buri Imana irahari? Imana iranduzi? Ko ndi ntungane, ko nakomeje kwitunganira, bimeze bite? Batubwira ko Yobu umva yarageragejwe bikomeye, ariko hari ikintu kimwe atakoze, ntiyigeze atuka Imana. Yakomeje kwibaza ibyo bibazo byose, ariko yirinze gutuka Imana, kuko Imana igihe nikigera izamusubiza. Uyu munsi rero turumva igisubizo Imana imuhaye ku bibazo ari kwibaza. Nyagasani arifuza kumutembereza, amwereke ko ari we ugena byose, niwe ugenga byose, niwe usumba byose, asumba inyanja, asumba imiyaga, asumba ibiri ku isi byose. Nta na kimwe gisoba Nyagasani kuko ashobora byose. Imana ishaka kumwereka ko gutuza kugira amahoro ari ukuba nyine uri kumwe n'Imana, ya Mana isumba byose, umushobora byose. Ninde wafatishije inyanja inkombe ebyiri igihe yapfupfunukaga mu yindi si? Nuko ndavuga nti uzagarukira hano ntuzaharenga. Amen. Imana iri gushaka kutwumvisha ko ari igena, ikagena ibihe uko bizamera, ikagena imbibi, ikagena imipaka. Nta gisoba Imana. Iyo Mana yakoreye Yobu ibyo ngibyo, iyo Mana yibutsa Yobu ko ariyo gihangange, ari igena uko ibihe bigomba kugenda. Iyo niyo Mana natwe iza kudutabara ikatugirira neza. Nawe mubyeyi, igihe cyose uzagera mu byago, ibibazo, ibitotezo, ujye uzirikana ko Imana ifite ijambo rya nyuma. Ni nayo ntero umuririmbyi wa Zaburi uno munsi aje gushimira Imana. Zaburi yo gushimira Imana. Imana irohora abantu, ikabakiza imiyaga, ikabakiza imihengeri. Imana ikora ibitangaza. Nidushimire Uhoraho impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu. Amen. Tuza maze uturane n'Imana. Nta buryo ushobora kubona amahoro utakesha Imana. Nta cyiza wageraho niba utabihawe n'ab'ijuru. Niyo mpamvu ikintu cyose uzajya ubona ujye umenya ko atari wakihaye, Nyagasani kigushoje, ugenda urambara imbere ye umushimire. Yesu adukora ibitangaza byinshi, ariko se ni kangahe tujya tugaruka tukongera tukamushimira? Ese ibyo dufite byose tubikesha Yesu? Amahoro dufite ni Yesu yaduhaye. Abantu b'isi bashobora kuguha umutekano,
ariko uzaguha amahoro nta wundi usibye Yezu. Tuza maze uturane n'Imana. Muri iri somo Pawulo mutagatifu arifuza kwereka abanyakorinti Yezu Kristo wabacunguye ano bagomba gukesha byose, bityo akaba ariwe barangamira kugira ngo bamukeshe ubumwe na Yezu Kristo, ubumwe n'abavandimwe. Nuko rero nta kintu cyacu tugomba kugira bwite usibye Yezu wadupfiriye akaducungura, niwe dukesha byose kuko yaradukije nyine. Amahoro nyakuri, ibyishimo nyakuri ni Yezu tugomba kubikesha. Pawulo mutagatifu asoza iri somo atubwira ko uyu Yezu avugurura, akiza. Ibishaje byarayotse none ngaha byose bihindutse bishya. Amen. Iyo Yezu yageze ahantu ibintu birahinduka. Gusa we nanjye ntabwo tujya tubasha kumwakira. Akenshi twishakira ibisubizo biduturutsemo tukaza kwibagirwa ko Yezu ari uzaduha igisubizo nyakuri. Kandi igisubizo Yezu atanga nicyo gifite ireme, igisubizo Yezu atanga nicyo gikomeye cyane kurenza icyo mugenzi wanjye yampa, kurenza icyo ibintu byampa byo ku isi. Igisubizo cy'ubuntu bw'Imana, igisubizo cya Yezu kingira mushya. Iyo uri kumwe na Yezu wumva utuje, wumva utekanye. Ikizakubwira abantu batari kumwe na Yezu, Yezu ashobora kuba ari kumwe natwe twe tutari kumwe nawe. Cya gihe tumusiga, cya gihe tugenda twenyine tukagira ubwoba. Twumvise ivanjiri y'uyu munsi, ivanjiri iturarikira gutuza, tukamenya ko turi kumwe n'Imana. Turumva Yezu ujyanye n'abigishwa be mu bwato, nuko hakaza kuza umuhengeri, ngo nuko imivumba irenga ubwato butangira gusendera. Ivanjiri iratwerekeza ubwato bwerekeza kuri kiliziya ya Yezu Kristo, ya yindi ihura n'imiraba, ibitotezo, imiyaga. Babandi bayicayemo bameze nk'ababana batema ishami bagicayeho bakayirwanya. Ariko ko tuzirikana ubuhanuzi bwa Yezu yabwiye Petero ati, Petero urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Amen. Iryo jambo turarizi, Yezu yararivuze, hasigaye gusa ko turyemera, ubundi tukabaho, tukabeshwaho na Yezu. Iryo jambo rirakomeye ko n'imiyaga itazigera itsinda kiliziya. Rero ba Petero bari mu mazi, bari kugana ku yindi nkombe. Iyi nkombe iratwerekeza iyi si turimo dushaka kujya mu ijuru. Iyo nkombe yindi tuzageraho duhuramo n'ibibazo muri iyo nyanja, tugahoramo nawe dutoteza ibyago byinshi. Ariko kugira ngo tugere kuri iyo nkombe, n'ubundi ni Yezu uzabidushoboza, nta na kimwe tuzishoboza. Imihengeri ba Petero bahura nayo abigishwa ba Yezu irerekeza nanone ku bibazo duhura nabyo. Imiyaga, imihengeri, inkubi z'imiyaga, ibibazo bya mirenge, bya bindi byaturenze, uburwayi bwaburiwe umuti, ibibazo byaburiwe ibisubizo, ibi byose bikaturenga. Aho tujya twibuka ko turi kumwe na Yezu. Nuko rero ngo bakangura Yezu bati, mwigisha ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira. Amen. Tugiye gushira. Hari igihe tugira ngo Imana irasinziriye, nyamara Yezu ntashobora gusinzira kuko asinziriye twapfa. Yezu nta na rimwe ajya asiba kuko asibye mu buzima bwacu twasibama. Ni bya bindi bavuga ngo l'autorité n'est jamais absente, Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Imana nta na rimwe ishobora gusinzira, nta na rimwe ishobora gukererwa, nta na rimwe ishobora gusiba. Isibye twasibama. Yezu rero ntasinziriye, ahubwo arifuza kutubwira ko n'igihe asheshetse, n'igihe tubona atari kuvuga, burya niho aba ari gukora. Ubundi busanzwe Yezu avuga bike agakora byinshi. Rero ntidushake kujya tumuvugisha menshi, ahubwo tureke akora imirimo ye. Ikindi twazirikana muri iyi vanjiri ni inyanja. Inyanja muri Bibiliya akenshi ikunze kugaragaza indiri ya Sekibi, ububasha bw'ikuzimu. Aha rero Yezu ayicecekesha, biratwerekeza Yezu usumba byose. Yezu asumba ububasha bwose, ari ubwa Sekibi bwose Yezu arabusumba, nta na kimwe gisumba Yezu. Rero wowe hari igihe twiringira ibintu, tukiringira ububasha bw'ikuzimu, inganji, inyamaswa, ibigirwamana, tukoga ku bintu by'isi, tukaza kwibagirwa ko Yezu ibyo byose abisumbye. N'inyanja arayisumbye, nta na kimwe kimusoba. Nta niyo mpamvu uvuga ati ceceka tuza. Ucecekesha inyanja, agacecekesha ibigirwamana, agacecekesha ibitotezo, agacecekesha uburwayi, yabuzwa n'iki nanjye kuntabara? Nanjye ibibazo byanjye zarabizi. Icyo nsabwa ni ukwemera. Yezu nawe uyu munsi arakubaza ati, mbese nturagira ukwemera? Nagukijije uburwayi, naguhaye akazi, nagukoreye ibitangaza, naguhaye icyo wifuzaga. Dore ibyo nagukoreye, dore ibyo nagukoreye, na n'ubu nturagira ukwemera.
tuza maze uturane n'Imana. Yezu nawe arifuza kukubaza ati ibi byose nagukoreye gucyongeye gutinyuka ukambemukira, wongeye gutinyuka urateshuka, ibi byose nagukoreye dore nturahigura umuhigo n'ibyo wari wanyije uzakora nta na kimwe wigeze ukora. Tuza. Hari igihe duhura n'ibibazo muri ino si tukajya tugira ngo nitwe ba mbere duhuye nabyo. Twumvise abayoboye ibibazo bahuye nabyo mu mateka, mu byanditswe bitagatifu, ntiduhema kumva bahuye n'ibibazo byinshi cyane. Ese tujya dukurikira n'uburyo Nyagasani ajya abikemura? Iyo utuje ugaturana n'Imana wabura ibisubizo ute? Iyo ufite amahoro ukaba ufite n'uwayaguhaye nyine ari we Yezu Kristo, urahangayikishwa n'iki? Ni iki kudurumbanya muri ino minsi? Ni iki cyongeye kugutera ubwoba? Yezu wakoze biriya akagukorana biriya, azananirwa no kugutsindira biriya? Yabuzwa n'iki se? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abageni bariteguye, nubwo igihe kiza kugera baza gushyingirwa, bari abageni benshi cyane. Noneho muri abo bageni umwaka ushize bamwe baza kubona urubyaro, 3 muri abo bageni benshi bashyingiwe ngo baza kubura urubyaro. Nuko bagenda mu nzira ngo bakumva bafite ikimwaro n'isoni, ati koko dushyingirana n'abandi mu kiliziya abari babona urubyaro twebwe turubure? Nuko zanga uko ari 3 zabuze urubyaro ngo ziza kwishyira hamwe kugira ngo bakore noveni, batakambira Uhoraho, baza gukora itsinda baryita ngo udutabare Yezu. Iryo tsinda baryita batyo, bakajya bahura baje gusenga, baje gusaba Yezu, udutabare Yezu. Izo ngo noneho n'ikimenyimenyi zari zituranye, umwe atuye hejuru, undi hagati, undi hasi. Bari abaturanyi bakajya bibaza bati ariko kuki ko duturanye ariko twabuze urubyaro, abandi bakaba barabonye urubyaro? Nuko zango zikomeza kubyibazaho, ariko ntizahome gusenga. Igihe cyaje kugera nyuma y'imyaka 3 bashyingiwe, bagiye bumva umwe muri bo wari utuye munsi ko yabonye urubyaro. Ako kanya wari utuye hagati ngo yari umugore bitaga mediatrice, yari atuye hagati nyine, aza kuvuga ati ubwo uriya abonye urubyaro, uwo birumvikana Imana iri kugenda itanga ku murongo, wese ari kugenda agera ku murongo, ubwo ninjye ugiye kuhakurikira. Wa wundi wari utuye munsi maze kubona urubyaro ntiyongeye kugaruka muri rya tsinda, abandi babiri barakomeza. Nuko ngo ku mwaka wa 5 bashyingiwe, bagiye bumva wa wundi nawe wo hejuru nawe abonye urubyaro. Ubwo urumva mediatrice n'umugabo basigara mu cyaragati, basigara hagati, bibaza bo uko bigenze, ese Nyagasani aradusimbutse? Mediatrice yabyumva ibyo bintu ararakara cyane, atari koko kuki koko ngiye muzi urubyaro? Nuko mediatrice ntiyabyihanganira, ajya gutonganya Yezu, ajya mu kiliziya ati koko abandi bose twashyingiranywe babonye urubyaro, turanyi banjye nabo babonye urubyaro, none koko ngewe Yezu umboye iki? Nuko ku myaka 6, 7, 8, 9, 10, bageze ku myaka 12 batarigeze bahagarika isengesho. Mu gihe batuje bagiye babona baratwite, babonye urubyaro. Imana ibakora igitangaza. Mediatrice bamaze kubona umwana ngo asuye mu kiliziya. Nuko ageze mu kiliziya, bishoboka ko yatangiye kwiyemera kuri Yezu, ati Yezu noneho nanjye mfite umwana, ubu noneho twavugana. Mu gihe ngo bari mu kiliziya bari gusenga, bari gushengerera, ngo Yezu ngo abwira mediatrice ati media muri bawe baturanyi bawe bose mwari muhuriye muri iyi groupe, udutabare Yezu niyo gusa shoboye guhamo igisubizo, niyo gusa shoboye guha umwana. Ati ninjye gusa bari se kwa babanje. Nuko Yezu aramubwira ati uriya muturanyi wawe kuri hepfo, uriya mwana yamubonye amuvanye ku mupfumu, ntago ari uwangere, ntago ari njye wamumuhaye. Wongeye kubona se yongera kugaruka mu kiliziya, akenshi nyine asigaye yera kwa mupfumu kuko ari wamuhaye umwana. Mediatrice aratungurwa. Yezu arongera amubwira ati uriya muturanyi wawe kuri hejuru ntago ari njye wamuhaye umwana, yamuhawe na muganga, operation eprouvette, n'umwana avuye muri eprouvette, n'umwana warere mu byuma, ntago rero ari njye wamuhaye. Na niyo mpamvu atongeye kugaruka muri kiliziya, ubahora mu bitaro, agiye kwereka muganga uwo mwana. Nawe ubyumve neza impamvu ahora mu bitaro. Ahora mu bitaro agiye kwereka muganga uwo mwana kuko ari we umumuhaye.
rero igihe cyose wari umaze kwari ukugira ngo nkwereke ko ari njyewe nyine ukora ibyo byose. Niho rero nashoboye guha umwana kubera ko wakomeje kwihangana ukagumana nanjye. Uyu mwana niwe naguhaye. Nuko Mediatrice neza neza ararira, arashavura, maze arapfukama abwira Yezu ati, Yezu noneho niboneye ko ari wowe ufite igisubizo cy'ukuri. Warakoze Yezu, aho wanyuje hose, igihe cyose nari maze ndafite urubyaro, ubu nibwo ngiye nasobanukirwa. Yezu umenye noneho ko ari wowe ufite ukuri. Mediatrice we, mbega wowe. Erega mubyeyi, Imana ntabwo iduha kubera ko turi intungane, kubera ko tuzi gusenga neza, kubera ko tuzi gusaba neza, ahubwo Imana iduha ku mpuhwe zayo. Ikindi cya kabiri mubyeyi, Imana ntabwo iduha kubera ko twari tubikwiye, kubera ko twayihase, twasenze ibikomeye cyane. Oya, Imana iduha igihe cyayo kigeze, kuko ibishaka kugira ngo ibanze itazanure ibintu byose bidushikamiye, kwa kwemera guke dufite idukomeze mu kwemera, atari uko tutubikwiye, ahubwo ari ukugira ngo Imana idukwize, itugirire neza. Ntabwo Imana idukunda kuko turi beza, ahubwo tuba beza kuko Imana idukunda. Nawe rero ntukagire ngo wabonye ibisubizo ngo urusha abandi ubutoni. Ntabwo ari ubutoni, ntabwo Imana ireba ku butoni, ahubwo iyi saha y'Imana igeze, igihe cyayo kigeze, iragutabara, ikagukiza, igakugira neza. Mediatrice mbega wowe, komera ku Mana, ukomera aho hagati. Yezu ibisubizo bye bizaza. Wirebera ku bandi, wigendera ku bandi. Yamvugo ya Kinyarwanda igira iti, iby'Imana birya uwarambije, uwarambiwe yatashye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko ho nanjye Yezu adukoresha urugendo, imiyaga, imivumba, akenshi ikagenda itubuza kugana Yezu. Aho nawe ujye uzirikana ko Yezu ari uzaguha icyo ukeneye. Tuza maze uturane n'Imana. Ushobora kuba wifuza umwana, nibyo koko, ukanyura inzira zose zishoboka n'izidashoboka, ariko se byakumarira iki niba umwana uzamukura kwa mupfumu, kwa magendu? Umwana azaba ari uw'Imana koko? Azaba ari uwa Yezu? Kuko abantu benshi dushobora gushakisha ibisubizo, ariko hamwe tukabishakira ku mupfumu, mu guterekera, mu kubandwa, imihango ya sekibi. Ibisubizo tukaba tubishakira kwa sekibi, kandi Kristo yaratsinze. Ushaka kugenda ugahinyuza Imana uti, reka nanjye nkore umuntu, nanjye nakwikorera umuntu. Ngaba abana barerewe mu byuma, epruvete n'ibindi byinshi cyane. N'Imana ntabwo iturusha amaboko, natwe twakwikorera umuntu, ugasanga ibitekerezo byawe byo gukora umuntu. Igihe watangiye gukora umuntu, ndakubwiza uko ntuzongera gusubira mu ngoro y'Imana. Uzumva nyine wihagije, ukumva ntacyo ubuze, ukumva ntacyo ukeneye, bityo birangire wumva wihagije, wumva nawe kwikorera umuntu. Ngize imbaraga za muntu zumva zagera hose, nyamara tukaza kwibagirwa ko Imana ari ishobora byose, ari ifite ijambo rya nyuma kuri twebwe. Wasanga nawe ufite umwana wa muganga, udafite umwana wa Yezu. Abana ba Yezu babyeyi, abana ba Yezu. Ariko mubyeyi, byakumarira iki niba ibisubizo ufite utarabikuye kwa Yezu? Niba ibibazo urimo Yezu atabizi, niba ibintu ufite Yezu atabizi, ibisubizo ni kwa Yezu. Tuza maze uturane n'Imana. Muri no minsi tujya twiyumvamo imbaraga ko twakwikorera ibintu, tukumva twashakira hose iburyo n'ibumoso, ariko tukaza kwibagirwa ko ndahandi uzashakira usibye kwa Yezu. Ibisubizo byose uzabona niba utabikura kwa Yezu ni zeru. Niba uzasanga koko ikizakubwira umuntu udakura kwa Yezu, azagenda hateza ati, Yezu mpereza umwana, Yezu mpereza iki gihe, Yezu mpereza akazi, Yezu mpereza amafaranga, Yezu mpereza ibisubizo. Yezu yamara kubiguha, abo mwabyaranye nabo ntuzongere kugaruka mu isengesho, ntuzongere kugaruka gusenga, ntuzongere kugaruka gushengera, ntuzongere kugaruka mu kiliziya. Umuryango wa kiliziya ugahita wibagirwa. Kubera iki? Kuko hari ahandi wagiye gushakira nyine ibisubizo, aho si kwa Yezu. Ushaka gushakira ibisubizo kwa mupfumu, kwa magendu, n'aho handi hose hadakwiye, ukaza kwibagirwa kuko Nyagasani ufite ijambo rya nyuma. Ni ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Rero nawe nanjye, ubuzima turimo ni ubuzima bw'ibibazo, ibitotezo, ariko ni n'ubuzima bw'ibisubizo. Igisubizo ni uko turi kumwe na Yezu. Iyo uri kumwe na Yezu ntacyo wabura. Mubyeyi, muri ino minsi wasanga ufite ibyago, ibibazo, ibintu byinshi bikuzengereje. Niho ujya ushakira igisubizo. Nawe ujya gushengerera, nawe ujya gutabaza Yezu. Ese nurangiza gutabaza Yezu, naguha igisubizo, uzongera ugaruke ko ukomere mu isengesho. Ubu uzasanga abantu benshi twagiye dutana,
tugatana mu bihuru no mu bigunda, tukibagirwa izina rya Yesu, tukibagirwa ko Yesu utanga ibisubizo. Tuza, ceceka, tuza. Nawe rero utuze. Burya gutuza ni ukujya gushengerera nicyo Yesu ashaka kutubwira. Ceceka ureke Yesu navuge. Umunyarwanda yise umwana we ati reka ivuge, reka Yesu navuge, kuko Yesu nifite ijambo rikuru ryagukiza. Naho ubundi nukomeza kumva abantu ati ngwino tujyane, ngwino njya kukwereka ahantu kuri ibisubizo, ngwino zarangira ukurikiye abantu, ukurikire n'ibintu, ariko bagiye gukurikira ubuntu bw'Imana. Tuza, reka Yesu avuge. Mubyeyi, isengesho ryo gushengerera ni isengesho riduhuza na Yesu, tugaceceka, tugatuza, tukareka Yesu nawe akavuga. Ujya ushengera kangahe? Ubona akanya ko gushengera ryari? Mubyeyi, ku munsi ntukabure Yesu n'iminota 5, ntukabure Yesu n'iminota 10 cyo guhura nawe, ngo akubwire uko umeze, akubwire uko ugomba kwitwara, akubwire uko ugomba gushikama mu bigeragezo. Naho ubundi nushaka gukemura ibibazo ku giti cyawe ntabwo uzabishobora. Yego ushobora no kubishobora, nawe abanyamoko bashobora gushoboza, ariko niba nta kaboko ka Yesu karimo, n'ubundi urakora ubusa. Tuza mubyeyi, tuza maze uturane n'Imana. Nta mutuzo wundi wabona, nta mahoro yandi wabona hano ku isi ntayahibereye usibye amahoro ya Kristo. Utura ugaturana na Kristo, uze kongera urebe ibibazo uri guhura nabyo muri ino si, umenye ko atari byo herezo. Igisubizo ni Yesu gifite. Nawe ndagusaba ngo ibisubizo byawe, ndagusaba ngo ubukire bwawe ubukeshe Yesu, ubundi umererwe neza. Ufite Yesu afite byose, ufite Yesu ntacyo ababuze, kuko nyine aba afite byose. Yesu udutabare, Yesu utube hafi, Yesu udukomeze muri ino nzira turimo, irimo imiyaga, irimo imivumba, irimo ibibazo, ariko Yesu niwe gisubizo cy'ukuri twiringiye. Yesu mwiza. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.